Banyarwandakazi, Barundikazi, Abakongomanikazi ndetse n'Abagande buri muri kano karere ndetse n'abari hanze y'akarere ka Afurika, hanze mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya na Oceania, mwese mwumva ururimi tuvuga kandi mukaba muri abakunzi ba BRC News. Reka mbasuhuze iki gitondo cyiza, ni igitondo cy'umugisha. Nifuriza abafite ibibazo ko bihangana, hari abarwayi, hari ushobora kuba twumvira wenda ari ku bitaro, wo yihangane kabisa. Hari uwaba afite ibibazo, yihangane, ibibazo binyuranye biba biriho, kandi n'uwaba arushye ku bundi buryo byose birashoboka. Gusa icyo nzi cyo byose bijya bigira iherezo, rero mwihangane mukomere. Abumva ururimi rwo tuvuga aho bari hose, ndabasuhuje. Imana y'amahoro ibane namwe kandi nizere ko muri bazima. Kongera kugaruka mu makuru y'urubuga rwacu BRC News kugira ngo tubaganirizeho, nkaba nshaka kugira ngo tuganireho ku bintu bikeya. Ni wa mukozi wanyu n'ubundi Muzarendo nimero ya 5, niwe n'ubundi ugiye kubaganiza muri aka kanya kugira ngo tugendane neza. N'ubundi rero nkomeje kubakangurira ngo mu kande like, musharing ibiganiro cyane, mwandike comment, kandi abatari biyandikisha kuri uru rubuga n'ukuri mwiyandikishe, ni byiza kugira ngo urubuga rwacu narwo rukure, kuko rugomba gukura, ni ngombwa. Reka rero twihuse tuganire ku tuntu dutatu. Hari topic nk'eshatu tugiye kuvugaho, eshatu. Turabanza tuvuge kuri update yo guhunga ku bakozi cyangwa se Abanyarwanda bafite imirimo mu Rwanda, batari abaturage ba Giseseka, bo birumvikana, ariko mbese bigaragara ko ari abantu bafite icyo bikanga b'abakozi. Turongera tuvuge ku cya kabiri, tuvuge gusaba imbabazi kwa RDF, cyangwa se ubuyobozi bw'agatsiko k'i Kigali, buri gusaba imbabazi kubera ibihano bikomeje kubakanyanga. Noneho baba bamenya ko noneho ibihano bishobora kubagiraho ingaruka, dore ko batari babizi. Reka turakomeza kuri update noneho zo ku rugamba, aho turaza kureba mu Minembwe byifashe gute. Bavandimwe rero, ni naho turasoreza aho ngaho twihuse. Reka ariko tutari twarangiza nako, hagati aho wenda izi nizo ngingo nkuru, ariko ahangaha turaza kuvuga n'ubundi ku myigaragambyo yagombaga kuba ku itariki 3 z'uku kwezi turimo mu mujyi wa Kinshasa, ndetse dushatse twaba ariho tunahera, nubwo wenda tutayigize ntuza topic ikomeye cyangwa se turavugaho, ariko ndagira ngo tuyivugeho, mwumve ukuntu byifashe. Buriya rero bavandimwe, yari mutora agatebe, mwicare mutega amatwi, twiganire nk'abaganira. Inkuru burya iryoha neza iyo umuntu yicaye agatega amatwi, akumva umubarira inkuru, akumva uko inkuru yatangiye nuko imeze. Nuko cyane rero iyo utari wanayumvaho biraryoha kurushaho. Wenda abagiye babyumvaho nk'izo ngingo kigiye kuvugaho, ariko wenda mwabyumvishe no ku bundi buryo, mwabyumvanye undi muntu, undi munyamakuru, ariko ntabwo ari njyewe. Sasa rero muti byifashe gute? Hari umugani ujya uvuga ngo urucira mu kasko rugatwara nyoko. Abasomye mu gitabo cya Bibiliya cya Moridekayi hari igisuti yari yarakorewe, cyangwa se yaracuriwe cyo kugira kizamubamba, ariko uwakagombye kukimubambaho niwe wakibambyeho. Bavandimwe rero, iyi ville morte yo muri Kinshasa, aba ba Gatumbi, birumvikana na bariya ba Kabila, mbese abo biyita ngo ni opposition ya Kongo, batazi na za opposition izo arizo,
ubundi bavandimwe, opposition ni iki? Opposition ni abantu baba babangikanye n'ubuyobozi bwite bwa leta ariko bagamije kubaka igihugu. Ntabwo opposition ari ukuvuga ngo ni umuntu ugamije gusenya, oya, ahubwo ni umuntu ugamije kubaka igihugu. Ariko noneho tuvuge mbese nk'umugabo n'umugore, burya ni nge navuga ko ari nka opposition. Buriya murambabarira kuba ntanze urwo rugero, ni rwo ruje. Buriya umugabo n'umugore ni opposition, umwe ni opposition ni opposé wundi. Uti ku kintu kuvuga ngo umugabo hari vision abona mu mutwe we, iyo vision rero abona cyangwa se iryo terambere abona rimufasha, ntabwo ubwe wenyine. Iyo ari umugore cyangwa umugabo bari abantu koko beza bazima, navuga ngo bo kubaka urugo, ari abantu bafite gahunda yo kubaka urugo, kuko bose ntabwo umugore n'umugabo ntabwo navuga ngo bose niko baba bari kuri iyo gahunda. Ariko urugero ntanze rwihuta, ubundi Imana impamvu yaremye umugore n'umugabo nuko yarari kugira ngo buzuzanye. Rero buri umwe yafite igitekerezo akakibwira undi hari uburyo ashobora kucyameliora cyangwa se agahita kivivura, akavuga ati cyo nta kibazo rwose, reka twendereye dukora ibyo ngibyo. Cyangwa se akavuga ati ariko rero se buriya bigenze kuriya kweri hari siho byaba byiza. Undi akavuga ati okay rwose pereka mbabwiza ukuri, njya nkunda abantu bakunda kujya bamfasha mu bitekerezo. Urabona ko na hariya muri, niyo mpamvu tubabwira ngo mukore comment, no kugira ngo mujye mugira icyo mutubwira. Hari n'abatuka, hari n'abakubwira, ndabashima cyane bariya baba bari kuvuga ati ujye ukora gucya bigende gucya, gusa ukumva ko bari kugufasha. Ibyo bintu binakwereka ko baba bumvishije icyo wagize gute, icyo wakoze, cyangwa se inkuru baba bayiteze amatwi, kuko nta muntu wakora comment atateze amatwi. Noneho rero muri nsubiye muri urwo rugero nari ntanze, umwe aba ari kugira ngo ashyigikire undi mu byo bagiye gukora, atari ugusenya abavandimwe. Buriya n'umuntu niyo mwaba muri babiri, ariko ukumva uvuze igitekerezo undi agahita aza ngo wareka icyo wapi, ntabwo ari nuko yakagombye kubivuga, avuga mu bundi buryo, abona uburyo acyameliora. Niba ari umugabo ashobora kuvuga ati rero wenda tuguze akapiki mu rugo cyangwa se moto, iyi moto ndi kubona byagenda gutyo biganyira gutyo, nyarukana abana ku ishuri, yavayo wenda natwe niba tugiye guhinga ikatugezayo, umumotari umukozi wacu akendereye akajya mu kazi, noneho nimugora tugahura n'intuza n'ikiro cy'isukari yakoreye, noneho tugakomeza tukabaho gutyo. Undi nawe wenda akavuga ati ariko se wa mugani, ni moto imwe ahubwo wagura ebyiri ko dufite amafaranga. Ugasanga ni ibintu mbese byo gufatanya ukuntu, cyangwa se ho kuyiha umukozi wayikoreshereje we mugabo, tukayikoreshejeho kugira batujye amafaranga, ukumva ni ibintu biri kugenda byuzuzanya. So nihuse rero ni urugero natangaga mu opposition yabariya ba Katumbi na bariya ba Kabila n'abandi bose bihishe inyuma bashaka gusenya Kongo bakorera mu kaboko k'agatsiko k'u Rwanda. Ntabwo bari ari opposition, ahubwo bariya nabo gusenya igihugu. Bityo rero mwateze amatwi mwumvishe ko batangaje ngo hazabeho ville morte ku itariki 3. Ntabwo ndahatinda, nubwo mwenda ntanze ingero, ariko nazo zirafasha abavandimwe mu mibereho tuba turimo dufite. Abubatsi ngo ubwo buriya batangiye kumva hari n'akantu bakuyemo, ni ukuvuga ngo abo icyo bari bateganyirije kugira ngo umujyi wa Kinshasa uze kugaragara nabi, bigaragare ko ari bo bawuyoboye, byahindutse ko ahubwo nta n'umuntu n'umwe bafite muri Kinshasa. Abo biyita ngo nabo opposition bo muri Kinshasa, byagaragaye ko byatanze igisobanuro. Ariko bavandimwe, mujye muhereza Imana kabisa ishimwe, mujye muyihereza icyubahiro. Imana yacu hari imirimo iri gukora kandi yarabitangiye, kandi n'undi zanabisoza pe. Biriya bintu ntabwo ari umuntu buri kubyibikora, kuko kugira ngo umuntu apange ngo hagira umuturage usohoka, ntihagire umuntu ujya mu muhanda, ntihagire umuntu ujya mu kazi, ariko bikarangira ahubwo noneho ibyo wapanze noneho bibaye zero, bibaye ramverisi, bikaba au contraire. Noneho ubwo abantu bakajya mu mujyi, abantu bagiye mu mujyi ari benshi, twabonye amavideo menshi, abantu baragenda baridekara baravuga ngo niba ari biriya muri gutinya byanuza
ibyo guhindura itegeko nshinga, ahubwo noneho turarishyigikiye. Nta nubwo Tshisekedi nta guverinoma yigeze ibitangaza, nta perezida Tshisekedi ntiyigeze abitangaza ngo abisabe cyangwa se ngo bakore n'inama avuge ngo tugiye kudebata kuri iby'itegeko nshinga turihindure, ntibyigeze bibaho. Ahubwo noneho baravuga ati ibyo bazanabitekereza, twebwe abaturage twagize gute, twabirangije kubyerekana ko tubishaka. Aho rero niho haje kubera kasamutwe bavandimwe, abaturage barabamwaza, bibona ahubwo bari muri negatifu. Igisubizo cyatanzwe ngo Tshisekedi niwe dushaka, mwebwe muri amabandi ntitubazi. Iya gahondeshwa araza ngo po gakubita ku mitwe ya biriya bisambo, biriya bisogose, biriya byicanyi bishaka kugira ngo akarere, erega gusenya Kongo ni ugusenya Burundi, ni ugusenya u Rwanda, ni no gusenya Uganda, nubwo muri ibyo bihugu hari biri gusenya Kongo nyine, ariko ntabwo tubishaka, nta nubwo bizanashoboka. Bavandimwe rero nuko byaje kugenda, abahungu baramwara, ariko nkavuga ngo uyu umwaka no muri titire ndatekereza ko muri buze nicyo twashyizeho, ko murabibona ko umwaka ukomeje gukurikirana aka gatsiko ka Kigali. Ni umwaka pe, aba bantu ibintu byose bapanze byo gusenya kano karere k'ibiyaga bigari byababereye umwaka, nta nubwo bazanabishobora. Imana yarabahannye, Imana ubu ngubu iri kubanangira n'imitima ku buryo batazanagira n'icyo bageraho. Ikibazo rero si kutagira icyo bageraho, ahubwo ni ugusenya imiryango yabo, kuva ku mwuzukuru n'umwuzukuruza ukazagenda no ku bivivi. Abo bose bazasenyuka kubera ubu bugome bw'aba bantu bihaye gukora. Aho rero ntabwo mpatinze, ariko muri make mumenye ngo ibyari kuba vire morute ahubwo byabaye umujyi w'ibyishimo, umujyi wo kugendwa, mbese byabaye Tshisekedi yabitsindiyemo, n'ubundi yo gatsinda buri gihe n'ubundi. Imana izakomeza imutsindishirize. Reka tugereho noneho kuri intuza zacu, topiki zacu. Navuze ngo tugiye kuvuga ngo kuguhunga kw'abanyarwanda kumaze kuba muri benshi cyane ariko bari mu nzego z'ubuyobozi cyangwa se bafite imirimo bakora. Bavandimwe rero, mwagiye mukunda kubyumva ukuntu muri Uganda bagiye bahunga, bakagenda bavuga ngo bagiye mu mirimo bakigumirayo, cyangwa se mu kazi wenda k'ubucuruzi bagenda bakihererayo. Mwagiye mubyumva uburyo abagiye bajya muri za ambasade, ukabona abantu basohotse hanze bakaka amapasiporo bakagenda ntibongere kugaruka. Ubu noneho hajeho ikintu navuga ngo kimbatura mugabo. Abakinnyi babandi bakina imikino ngororamuco cyangwa se y'umuco gakondo, navuga murabizi ko u Rwanda ariko ari byo rukunda kurisha abantu, bakajya kugorora imibiri, abadamu bakabazi kwiyerekana bakiyerekana, abagabo nabo babizi, mbese za mbyino nyine za gakondo cyangwa se z'umuco. Abo bagiye hanze muri Amerika, bagiye kugira ngo nyine birumvikana ko ibintu byabo ni ibiki, ni ukuvuga ngo baba bagiye ni ugutereta buri gihe, ni ugutanga amaruswa, ni amarobingi byinshi cyane, bashakisha ngo barebe ko babumva. Ariko bavandimwe ndababwira, mwebwe gatsiko, umwaka wanyu ntabwo uzavaho niba warimitse imbere ubugome n'ubwicanyi. Icyo nicyo uzasarura. Hari indirimbo mfite ngewe nahimbye iri muri Obadiya igice cya mbere, iravuga ngo icyo wabibye nicyo ugomba kuzasarura, nta kindi. Iyo ni principe, niko bimeze. Nicyo uzasarura uko byamera kose. Niba utari wanagisarura, wenda uri kwishuka uti ntibizaba, ariko gatsiko, mwebwe bicanyi, mwebwe basogosi, mumenye ngo ikibari mu mutima nicyo muzasarura pe. Niba ari neza ikurimo niyo uzasarura, niba ari ukubiba ibibi nibyo nyine uzasarura ibibi. Ntabwo uzabiba ibishyimbo ngo usarure ibijumba, ntabwo ibyo bizabaho. Bavandimwe rero, abakinnyi bose 8 batari bagera naho baragera, abo bose barabura, barazimira. Sinjye wahera rero ubwo agatsiko kavuze ati ibi ni ibiki. Niba karafunga noneho n'umuntu uzajya hanze, ariko bizageraho bifunge, byo nitabizi ko igihugu cy'u Rwanda bazageraho bagifunge cyane, kubera ubwoba bwatangiye nako bubarimo mu mutima. Bamye bahorana ubwoba, ariko ubu ngubu noneho ni ibintu bikomeye cyane, ibintu bikaze.
abo rero abo bantu 8 bose bagiye barazimira barabura. Ubwo iyo mikino irakinirwa he? Izo lobbying bari bagiyemo biragenda gute? Ni ikimwaro nta kindi. Yaba bantu nabicanye ibintu byo kwica, icyo kintu kiri imbere yabyo nicyo bagomba kuzanasarura. Reka twikomereza amakuru yarayo ngayo, ariko noneho mbabwiye ngo no hirya no hino bari guhunga. Nkina haturi ubundi ujya kubona abantu ngo bavuye mu Rwanda, ukibaza niba kuki hari kujya havayo abantu benshi cyane. Ariko ubwo nukuvuga ngo hari icyo barangije kumenya bamwe, kandi nabwo mbakangurira, ntari nava no kuri topic, nkangurira abantu b'abanyarwanda mutari kumwe na karagatsiko ko kazapfana nako, abari ku gatsiko bazapfana nako, bazagendana nako, ntago bakavaho birumvikana, kuko bagomba kurimbukana nako. Ariko mwebwe muzi ko wabasha kwigendera, ushobora gufata uburyo ni bwinshi cyane. Ushobora nko mu gihugu cya Uganda biroroshye kugenda uri mu bucuruzi ukajya kurangura ukigendera. Hari ibindi wenda igihe bagitanga laissez-passer mwakwigendeye mukihungira buhoro buhoro. Ariko ubwo uri kumva ko n'abandi bari kubakina imitwe. Reka tujye kuri topic rero ya kabiri yo gusaba imbabazi kwa RDF. Bavandimwe bakunze urubuga rwacu BRC News, musubiye inyuma gake mwibuka sanctions kabarebe sanctions runaka nkaho Kagame yavuze ati ibyo se muri kuturataho by'ibihano muratukangisha ibihano bizatugira gute. Mwibuka intuzi ijambo nyine yavuze, mbese ari gushaka kwerekana ko nyine ibihano nta nicyo bizanamutwara. Ariko uriya niba ari uguteta, niba ari ubwenge buke, niba ari iki nge biranyobera, nge buranja mwibazaho bikanyobera rimwe na rimwe. Niba bari gukanga kuri ati ninkanga kuriya birarangira batabikoze, ariko ndatekereza ko ku ruhande rumwe ari ibyo bari kuvuga, ariko bikarangira bikoze. Bavandimwe rero, niba hari mutarana byumvise cyangwa mwarabyumvishije, ariko binyuze kuri ambassadrice cyangwa se ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika, yaje gutangaza ngo uburyo ngo bari gusaba ngo Amerika bakoreho ibihano, ngo mbese asobanura ngo impamvu ngo bari muri Kongo. Nabyo ntabwo abivuga gutyo, ngo impamvu ngo umutekano, bo baravuga ngo impamvu umutekano mucyo uri muri Kongo ngo ni FDLR. Ariko nkibaza ngo niba ari FDLR ko ari umutekano mucyo uri muri Kongo, FDLR itera umutekano muke muri Kongo, mwebwe mukababara muri mu Rwanda gute? Ko Kongo ariyo yakagombye kugizamura iryo jambo ngo umutekano muke muri Kongo uterwa na FDLR. Iyo ni Kongo yakagombye kubivuga. Ariko ukajya kumva ngo u Rwanda ngo ni ikibazo cya FDLR. Ikibazo cya FDLR kiri iwanyu, kiri hehe? Kiri ku Gisenyi, kiri muri Rubavu, kiri muri Musanze, kiri Kigali, kiri Cyangugu, kiri hehe? Ariko aba bantu kweriko aba bantu umuntu azaba ni abantu cyangwa ntago nibiguruka, ntago ari abantu. Umuntu nka ambasaderi koko akatekereza akagenda ko ari kuvuga ibinyoma, kandi noneho bavandimwe dusubiye inyuma, ntago mwibuka kuri ya mugore ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika ariwe watangaje ati twebwe dufatanya na M23, twebwe turabafatanya ibikorwa bayo kubyerekeye umutekano, ngo kubera umutekano. None se niba bafatanyiriza na M23 wa hehe? Bafatanya na M23 w'Icyangugu, bafatanya na M23 w'Kigali, bafatanya hehe? Baba bari kurinda umutekano hehe? Barangiza ngo nibadukureho ibihano. Ese Amerika yo ibihano yabishyizeho iri kubabwira ngo muvukure ingabo zanyu muri Kongo, nimwanga turabashyiraho ibihano. Ibihano bavandimwe twaje kubivugaho. Ibi bihano ni ibihano by'ubukungu. Bararebye rero buri ibihano yabakubise muri Rugondihene. Amerika yabakubise agahondesho muri Rugondihene, yabakubise Rugondihene mu buryo batabizi ngo ni iby'umute. Buriya bavandimwe igihano kiriya gihano bahawe baraba RDF n'inzego zose zirebana n'umutekano n'abayobozi bayobora RDF, donc ntibashobora kujya kubikuza amafaranga aho yari ari hirya no hino ari ku isi, ntibashobora kuyabikuza, ntibashobora nabo no kuyoherezayo. Buriya muri make nambarigo bafatiwe yo kugura intwaro. Gushyuha rero ahangaha uruhu rwatangiye kumera ku Mwidishyi Kagame.
ahantu rwatangiye kumwumiraho, buriya ari reba muri Rubaya ibintu bamaze iminsi bamukorera. Intambara kubera ko isaba amafaranga menshi, isaba ibikoresho byinshi, nubwo wenda bampatse ibihugu bagenda bamuhaho, ariko ako mu nzu y'undi kaza imvura ihise. Buriya bari gushakisha ngo se intambara, noneho reba bari kwikanga intambara. Reba intambara, baramutse binjiye mu ntambara nyayo, batarajya kugura ibikoresho n'ahandi hantu barabikuza, n'uwajya kubafasha aranyuza kuri konti, kandi izo konti ziri bloke. Ibyo rero nibyo bihano babafatiye. None bavandimwe batangiye gutakamba bati mutubabarire mureko mwabifungura. Buriya biriya ntuza ambasaderi yavuze yatanze mu itangazamakuru ntabwo aba ari ibyo aba yavuze, we ajya gutanga. Iyo bamubajije n'amabandi bari abantu yivugira iby'ububandi bwabo nyine, ntabwo avuga ibyo yavuze nyabyo, cyangwa se niba ari message yayihereje wenda Amerika ntabwo arayihindura. Wenda ushobora kumva ngo twasobanuye ngo u Rwanda ruri kwisobanura, ngo rusobanura ngo impamvu ngo umutekano, umva ngo impamvu umutekano muri Kongo, impamvu umutekano muri Kongo mwabicanye mwe, umutekano muri Kongo gubareba gute? None se niba mwajyemo ari umutekano muri Kongo, mubabajwe n'umutekano muri Kongo, mwabwiye Kongo ati turi kumva mufite ikibazo cy'umutekano, reka tubafashe. Muri kujya kubibwira Amerika gute? Niba mukunze kuko muri abaturanyi mushaka kugira ngo Kongo igire umutekano mwiza, kuki mutahamagara Tshisekedi ngo mufite umutekano muke kandi n'imitwe yitwaje intwaro ntituyemera, reka tubafashe iyo mitwe tuyirandure? None muri kugira umutekano muke w'amabuye, ngo imbeba yakurikiye akari munsi yibuye ihakurinda iy'akabati. Uretse muraje murebe, ntabwo mbatinze bavandimwe, ndashaka kugira ngo mbabwire ngo ubu noneho uruhu rwatangiye gukanyanga mwidishyi. Umwidishyi ariwe Kagame rwatangiye kumukanyanga, ruri kwegerana, izuba riri kuva rugakurura. Abaje bimvisha igitekerezo cya mwidishyi mu bikurikirwa muri kubyumva, uruhu ruri kugenda rukurura rukamukanyanga, ruri kumukomeza. Buretse azagera aho yabire muzabyumva. Twagiye, reka twigire kuri update turangize ku rugamba. Rero ku rugamba n'ubundi intambara zirakomeje na buriya rero hari amakuru yangezeho, no kuvuga ngo muri Nord Kivu hari ahantu hari intuza Wazalendo bagiye bo babubikiye nijoro nuko nibagiwe wenda ko kace bakambwiye yego, ariko ni bagiye barubikira RDF barayikubita. Byanyibukije intambara y'abacengezi twitaga y'abacengezi mu Rwanda. Baragendaga bakareba akakundi ka FPR aho kabaga kari ka position aho kari, bakakagota bakagakubita kaba kari no kuri komini, bakagakubita bakabarambika imirambo, barangiza ya komini bakagenda bakayitwika. Abantu ubwo none barangiza bakazima bakabura. Wazalendo rero nicyo kintu yaje gukora, nayikora nkuko nguko, iragendera bubikira ninjoro, irahondagurira irarasa, irangije imaze kubamara batagaguye birukanse bagize gute bataye umutwe, barangije barababura. Icyo kintu rero iyo mirwano nayo iginsetsa cyane kandi gikora igikorwa gikomeye. Reba kugira ngo umuntu agukubite utaza kumusubiza, naba buriya n'igitero iyo kije, igitero cye umuntu akaza kugutera, arakurasa nawe ukamurasa, agatera bombe nawe ukamutera bombe, ariko arakubikiye, araguhondaguye agusize uri intere, arigende ntumenye naho yarengeye. Bavandimwe rero aho ngaho babakubise bigenda gucyo, ngo nicyo cyabababaje nyine, ngo bababaye ngo ntabwo twanababona nyine, babarangije. Mwari kubabona he ko bari iwabo, ibihuru by'iwabo bazi aho biri, bazi aho bigenda, yewe n'inyamaswa ziwo barazizi, baba baziranye, zishobora no kugenda zikanabahisha. Niho rero mugiye kuzashirira. Bazana rero arabwiye ati mwarakoze kutuzanira imborera yo muri izadufumbira amashyamba, mukomeze mufumbira ayo mashyamba, nzareba wenda muzajya guhinga hari muzasarura. Update rero ziri mu minembwe n'ubundi drone za FARDC zaraje zijya ahantu bita Gakenke no mu Mikenke, ndakeka Gakenke na Mikenke niho zakubitaguye, zirahondagura, zirarasa. Nanone twirwaneho irasandagurika, abantu zirapfa, zita ibikoresho, baratwika ibindi baratwika.
noneho zirirukanka, ubwo nanone ziri gutabaza ngo bari kurasa bya bindi y'amatangazo yabo, rero baratangaza ngo barashe muri dansema prepre, nicyo mbese niyo ndirimbo yabo iyo bamaze gukubitwa. Bavandimwe rero, aba bantu FARDC yajyanye amatangazo, ijya mu Minembwe, ishyiramo za drone, iraburira ati mwebwe mwirwanaho, mwebwe ngo twirwaneho, turabizi ko muri abaturage ba Kongo, ariko murashukwa, mushyira intwaro hasi ibintu birangira. Ariko icyo mbabwiye ko na FARDC n'umuFARDC ari kunyumva, RDF ntijya yumva. RDF abayobozi barakatsiko ngo icyo bumva ni umurambo gusa ugiye hasi, icyo baracyumva. Ikindi bumva nuko bashize hakiruka kamwe, aho ho barabyumva. Ariko kumva ngo urababwiye ngo utabarasheho, oya. Ari nayo mpamvu rwose ubuyobozi bwa Kongo, abayobozi ba Kongo, nimushaka niba ari ibyo ngibyo muzaba, wenda ntabwo mpemenya ko ari ayo matangazo muzakomeza gutangaza, ariko icyo nzi cyo RDF ahantu yageze, bajya bavuga ngo imbwa iyo yafashe igufa yarifashe, kugira ngo urikuremo mu mbwa irirekure, nuko wamutwumena. Icyo rero nicyo bayobozi ba Kongo nge nababwira. Ndabizi ko RDF murayizi neza, namwe mufite target muwa muriho, ariko iby'amatangazo yego kuba ari kwikuvura, ariko nta bindi. Ntago RPF, ntago FPR, ntago ijya yumva amagambo, ijya yumva gusa umurambo ikabona uraguye, undi uraguye, cyakora yibonye bagiye gushira niho yiruka. N'ahandi rero nuko abatwumva mwakora muka executa, naho ubundi ntibazavamo, bazakomeza mumvishe ko batangiye gufunga n'abasaza, bakabafungira mu mantuza yabo, aho bajya kwihisha mu myobo, ngo bari bagiye no mu matorero bakajya bafata abantu ngo kugira ngo bizere nk'ibyo bizera. Abo rero ndababwiye ngo niko bari, ntago bazumva amatangazo, ntago bazumva umunwa nk'uko turi kuvuga, ahubwo ikiriho n'ukubita n'ukubarasa mpaka kugeza kuri wa mwobo, kuri finali. Ngayo rero bavandimwe, nuko biri ku rugamba, ariko mbabwira ko urugamba ubu ngubu nubwo mwakumva ngo aha ntibarashe, nubwo mwakumva ngo hariya ntibarashe, ari Kigali iri gupanga, ari Kigali rwose iri kwiterateranya, iri gupanga, ariko na Kongo Wazalendo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo, icyo bariho kiraho kandi kiraje ni vuba na vuba. Sawa rero, reka ndangiriza aha, mukomeze mwihangane, mukomere, amakuru nakagaruka. Ciao ciao.